twongeye kubashima mu izina rya Yesu mwese muteze amatwi iki kiganiro, ifunguro ry'uyu munsi, ifunguro ry'ubugingo, ifunguro umutima utera imbaraga, umutima utera imbaraga mu rugendo ryo mu ijuru. Imana ibaha umugisha mwese. Reka tudatinze dusenga Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo, twongeye gushima izina ryawe, twongeye kugushira hejuru, umwami w'abami. Ni wowe ukwiriye icyubahiro, na wundi ukwiriye, na wundi ubereye n'icyubahiro ni wowe gusa. Turakwinginze uvugane n'imitima yacu, utwagure mwami, utwagure mu kukumenya, utwagure mu kugukunda, utwagure mwami mu kugukorera, utwagure mwami mu kukubaha. Uduhe mwami wa mutima wari muri Kristo Yesu, umutima w'ubugaragu. Urakoze mwami kubana natwe, mukayera. Turakwinginze, ntaba ari twebwe, ahubwo icyubahiro cyose kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Dusenze mu izina rya Yesu, amina. Turacyari mu kiganiro cyacu, umutima w'ubugaragu. Imana iduhe umutima w'ubugaragu mu izina rya Yesu Kristo. Imana yongere itugirire neza, iduhe gutunga umutima wari muri Kristo Yesu, ari wo umutima w'ubugaragu. Yesu ntiyatekereje yuko guhwanya n'Imana ari byo kugundira, ahubwo aritanga, ava mu bwiza bwe bwo mu ijuru, asiga icyubahiro kiwe, asiga ubwiza bwiwe, araza ayambara ubushwambagara, yemera kubyarwa n'umugore, arimanura cyane. Yesu kuva mu ijuru akaza muri iyi si akambara uyu mubiri wacu, kuri Yesu yari nko kudimontinga. Mbese ntabwo ari promosiyo kuri Yesu. Yesu byari kumudimontinga, mbese byari kumumanura cyane, akaba ari kumumanura cyane, kugabanya agaciro ke cyane. Ariko Yesu yemeye kuba umugaragu w'imbata. Umugaragu w'imbata ni umugaragu w'imbata. Imbata niwe muntu muri sosiyete yabaga asuzuguritse cyane, niwe muntu wa nyuma twavuga muri sosiyete. Imbata niyo muntu utagira agaciro muri sosiyete. Ariko Yesu yemeye kuba umugaragu w'imbata, umugaragu ya wa wundi usuzuguritse, umugaragu ya wa wundi udafite agaciro. Imana idufashe cyane, kandi Imana idushoboze cyane mu izina rya Yesu. Rero Yesu arifuza cyane ko natwe dutunga wa mutima wari muri we, ari wo mutima w'ubugaragu. Twaraganiriye tuvuga ukuntu abigishwa ba Yesu babiri aribo Yohana na Yakobo barabwiye Yesu ngo, Yesu, turashaka kugusaba ikintu kandi twemerere. Umuntu asaba ikintu adategereje ko bamusubiza, ariko akavuga ngo icyo tugusaba turashaka kucyemera. Mbese ni nk'aho bategeka Yesu kubaha icyo basabye. Yesu aravuga ngo nta kibazo musabe. Baravuga ngo twemerere, nuzana ubwiza bwawe, ubwami bwawe ukabushira muri iyi si, uzatwemerere umwe muri twe abe yicaye ibumoso bwawe, n'undi yicare iburyo bwawe. Yesu agiye kubusubiza, arababwira ngo umukuru muri mwe abe umugaragu wa bagenzi be. Yesu yarabasubije arababwira ngo, ese mwiteguye kunywa ku gikombe nzamweraho, cyangwa se mwiteguye kubatizwa umubatizo nzabatizwamo, umubatizo w'umuriro? Abigishwa be baravuga ngo yego. Aravuga ngo ni koko muzabatizwa, muzamwera mu gikombe namwereyeho, kandi muzabatizwa umubatizo nzabatizwamo. Ariko ibyo kwemera no gutegeka uzicara iburyo, uzicara n'ibumoso, ni ibintu Data yabishyizeho ku butware bwe. Mbese ni ibintu Data yibikiye, ni ibintu Data abifatiraho icyemezo, nta muntu abajije, nta muntu agiriyeho inyama. Yari ibintu Imana ijya yibikirayo ubwayo. Imana ishimwe cyane. Arababwira ngo ushaka kuba umukuru abe umugaragu wa bagenzi be. Mu bwami bwo mu isi, mu bwami busanzwe, abakomeye cyangwa se abakuru bategekesha igitugu
abo bategetse cyangwa babemeza bakoresheje imbaraga. Ariko mu bwami bwacu bwo mu ijuru ngo ushaka kuba umukuru agomba kuba umugaragu wa bagenzi be. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze, kuko abantu benshi bifuza kuba bakuru. Abantu bafata amavideo nubwo yabiye iminota 15 ariko agamije iki? Kumenyekana, agamije iki? Kuba umuntu wamamaye, agamije kuba umukuru, kuba umuntu ukomeye. Ariko ari n'abakoresha ibintu bibi, agakora igitendo gikomeye cyane kibi gikora ku isi yose kugira ngo abashe kumenyekana gusa. Yamenyekana mu byiza, yamenyekana mu bibi, icyo apfa nuko yamenyekana. Ariko Imana iratubwira ngo twebwe muri ubu bwami bwacu, Yesu ari ubwami yaje kwamamaza, Yesu ari ubwami yaje kumenyekanisha abantu, ubwami bw'Imana n'ubwami bwo mu ijuru. Yesu yaje, nta rindi jambo yatangije avuga, atangira ministeri yiwe, na Yohana Mubatiza nawe nuko nta rindi jambo bari bafite, bavuga ngo ubwami bw'Imana mwihane kuko ubwami bw'Imana burabegereye, cyangwa se ubwami bw'Imana buri hafi. Ni ukuvuga yuko Yesu yaje kumenyekanisha abantu ubwami bwa Data, ubwami bwo mu ijuru, ubwami bw'Imana muri iyi si. Agiye kwigisha abigishwa be yarababwira ngo nimwiga, nimusenga, muzage musenga muti ubwami bwawe nibuze. Turifuza yuko ubwami bwawe buze kandi ubushake bwawe bube muri iyi si nk'uko biri mu ijuru. Mbese turifuza yuko ubwami bw'Imana buza bukafata muri iyi si, bukakongora iyi si yose, ubwami bw'Imana bukaganza. Ariko ubwami bw'Imana bwo buratandukanye cyane n'ubwami bwo muri iyi si. Ubwami bwo muri iyi si abantu batwaza abandi igitugu, ariko ubwami bwo bw'Imana ushaka kuba umukuru agomba kuba umugaragu wa bagenzi be. Imana idufashe cyane. Yesu yongeye kubigisha iryo somo arimo koza ibirenge by'Abayuda mu migenzo y'Abayuda, cyangwa se mu mirimo mu mico y'Abayuda. Umuntu yarabyukaga mu gitondo agakaraba umubiri wose, arangije akambara inkweto bambaraga ni inkweto zidafunze nk'izo dufite uyu munsi, ni inkweto z'amasandari. Akagenda, kandi baragendaga bakagenda cyane, bakagenda ahantu hari kure cyane, kandi babaga bari mu butayu, ahantu hari ivumbi, noneho iyo bagutumiraga kurya nimugoroba, habagaho umuntu w'umugaragu, umuntu w'imbata ushinzwe koza abantu ibirenge. Ni ukuvuga ngo umuntu yarazaga bakabanza bakamwoza ibirenge, hanyuma bakabona kumugaburira. Yesu bagiye kurya ifunguro rya nyuma, Yesu yasangiye n'abigishwa biwe, bagiye mu cyumba cyo hejuru gusangira. Yararebye abona ko nta muntu n'umwe witeguye gufata uwo murimo uciriritse cyane yo koza ibirenge, umurimo usuzuguritse cyane yo koza ibirenge. Yesu ahita avanamo umwitero wiwe, akenyera igitambaro, afata amazi ashira mu mbehe, atangira koza abigishwa be ibirenge. Arababwira ngo ibyo nkora uyu munsi ntabwo mwabimenya, ariko ushaka kuba umukuru agomba kuba umugaragu wa bagenzi be. Imana idushoboze cyane, kuko twarerewe muri systeme yuko buri muntu wese abashaka gutegeka, buri muntu wese abashaka ko abandi bamwumvira, buri muntu wese abashaka guhabwa ye gutanga. Ariko Yesu yavuze ngo muri ubu bwami bwacu ushaka kuba umukuru agomba kubanza akaba umugaragu wa bagenzi be. Imana idufashe cyane. Amago menshi arapfa kubera ko buri muntu wese yinjira mu rugo, akakora ubukwe, akinjira mu rugo afite mu mutwe wiwe guhabwa. Ibyo bikica ibintu byose, kuko umugabo yinjira mu rugo azi yuko agiye guhabwa icyubahiro, agiye guhabwa, bakamusasira, bakamutekera, bakamufurira, bakamesa inzu yiwe, bakamwogereza ibyombo, bakamwogereza inkweto, bakamwogereza imodoka. Ari ahantu ho guhabwa, ntabwo mu mitekerereze yiwe ari ahantu ho gutanga.
bigatuma ngo iyo ibyo bintu bipfuye, bigasaba ko wowe aba ari wowe utanga, ugasanga umuntu ntabwo yabyiteguye, ugasanga acitse intege, ugasanga abivuyemo. Imana idufashe cyane. Umugore nawe akinjira mu rugo azi ko agiye guhabwa care, agiye guhabwa urukundo, agiye guhabwa ibyo kurya, agiye kwambikwa, bigenda gute iyo wabibuze? Wabibura kubera ko byabuze koko, umugabo yabuze amafaranga, cyangwa se ukabibura kubera ko yabyanze kubikugurira? Byagenda gute iyo ari wowe uri Imana ari wowe yahisemo gukoresha kugira ngo Imana izane iterambere mu rugo? Ni ukuvuga ngo iyo Imana ari wowe yahisemo agaha imirimo y'ibiganza byawe umugisha, ugahembwa kurusha umugabo, cyangwa se umugabo akaba ari muri chômage, akaba ari wowe ukora, icyo gihe ukaba ari wowe ugomba kwishyura inzu, ugomba kugaburira urugo, ugomba kwambika urugo, ugomba kwishyura minervale, ari wowe Imana yahisemo ikagushira muri icyo kizamini cyo kubasha gukora iyo mirimo. Ese watunga umutima w'ubugaragu cyangwa wakwivumbura? Ese wavuga yuko suko bigenda, si umugore ugomba kubikora, cyangwa wakomeza ugatunga umutima w'ubugaragu ugakomeza ukabikora? Wa mugabo, ese byagenda gute winjiye mu rugo ako kanya madamu akahita agwara, akaba ari wowe ugomba gusasa bwa buriri, akaba ari wowe woza ibyombo, akaba ari wowe ugomba kumesa no guteka no gukora amasuku mu rugo? Byagenda gute? Ese wakwivumbura ku Mana? Ese wavuga ngo iyi si imirimo y'abagabo? Ese wakomeza gutunga wa mutima wari muri Kristo Yesu y'ubugaragu? Kristo yavuye mu bwiza bwe, araza afata ishusho y'umugaragu w'imbata. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze. Reka nkwereke abantu benshi Imana yakoresheje muri iyi si. Imana nkunda cyane umukozi w'Imana Pastor Jean Jacques ukuntu yabivuze. Arabivuga ngo nushaka kubahwa mu rugo, nushaka gukundwa mu rugo, uri umupapa cyangwa uri umumama, menya gutanga customer care, ugaha umugore wawe cyangwa se abo bana wabyaye, ukabaha customer care, ukabafata nk'uko ufata babakiriya bawe wo ku kazi. Imana idushoboze. Ukabavugisha nk'uko uvugisha abakiriya bawe bari buguhe amafaranga, cyangwa se ukamuvugisha nk'uko uvugisha boss wawe yo mu kazi, cyangwa se ukabafata nk'uko ufata abakiriya bawe baguhemba, cyangwa se boss wawe uguhemba, cyangwa se babandi mukorana. Ufite ukuntu uvugisha babandi mukorana, ufite ukuntu uha customer care babakiriya kubera ko uzi ko bagutunze. Ese byashoboka yuko no mu rugo watanga iyo customer care ku bantu ushinzwe, ku bantu utunze, kuri wa mukozi? Ese byashoboka yuko wamuvugisha neza? Ese ari yindi level umuntu yabasha kugeraho, arabasha gutanga kugira ngo mu rwego rwo kwigisha abana umutima w'ubugaragu? Ari umuntu wohereza abakozi kuruhuka, akabohereza kuruhuka, abana akabakoresha imirimo, akabakoresha imirimo wa mukozi yakora. Ibyo ni byiza cyane, kuko byaje kugaragara ko abana bavukiye mu rugo rurimo abakozi 2, 3, 4, cyangwa se umukozi umwe, abo bantu baba nta mutima w'ubugaragu bafite, baba bafite umutima wo gutegeka abandi, ntabwo baba bazi kwikorera imirimo, ntabwo baba bazi no gutanga, ntabwo baba bazi no gukorera abandi. Imana idufashe kandi Imana idushoboze, kandi Imana iduhe wa mutima w'ubugaragu. Imana ikomeze idufashe. Uyu munsi tugiye kureba abantu muri Bibiliya Imana yabanje gucisha mu buzima bw'ubugaragu mbere yo kubazamura. Akenshi Imana ishaka kukuzamura ibanza ikagucisha mu buzima bw'ubugaragu. Imana idufashe cyane. Yakobo yabaye umugaragu mu nzu ya Labani, aramukorera imyaka hafi 20, amukorera ari umwizerwa. Labani amenya yuko yahawe umugisha kubera yuko
Yakobo yamukoreye neza, kubera ko Imana yari kumwe na Labani na Yakobo, bituma inzu ya Labani igubwa neza, ituma Labani yunguka cyane. Imana yaje kumuha ibyo bwite, ariko yarabanje kumukorera imyaka 20 ari umwizerwa. Ni ijambo ry'Imana riratubwira, Bibiliya iratubwira, Yesu arabwira abantu yuko ese ninde wakwizera n'ibyawe utabaye umwizerwa n'iby'abandi? Ni gute Imana yakwizera ikaguha ibyawe bwite, ikaguha business yawe bwite, ikaguha urugo rwawe bwite, utabaye umwizerwa mu rugo rwa musaza wawe urimo, utabaye umwizerwa mu rugo rw'ababyeyi bawe urimo, utabaye umwizerwa mu rugo, utabashije gukora isuku mu rugo rw'ababyeyi bawe, cyangwa se mu rugo rwa musaza wawe, cyangwa mukuru wawe ugutunze, cyangwa se utabashije kuba umwizerwa, ninde uzakwizera n'ibyawe bwite? Imana itufashe cyane. Umuntu witwa Yosefu, mbere yo kuba umwami mu rugo mu gihugu cya Egiputa, yabanje kuba umuboyi mu nzu ya Potifari. Imana idufashe cyane, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ukuboko kwiza kw'Imana yari muriho. Kubera iki? Yari umwizerwa. Muri gereza yari umwizerwa, mu nzu ya Potifa icyo yakoraga cyose cyarateraga imbere. Ni kubera yuko yari afite umutima w'ubugaragu, yarabaye umugaragu mu buryo bwuzuye cyane, aba umugaragu, aba umwizerwa mu nzu ya Potifa. Mose yabaye umugaragu mu nzu ya Jetro, ari we sebukwe, yaragiye amatungo ya sebukwe, aba umwizerwa. Imana ibasha no kumwizera kuragira ubwoko bwa Isirayeli, kubera ko yabaye umwizerwa mu rugo rwa Jetro. Imana idufashe cyane. Umugabo witwa Elisha yabaye umugaragu wa Eliya, bituma Imana imwizerwa, ikamuha imugabane ukubye 2, amavuta akubye 2 y'ishuro ya Eliya. Kubera iki? Kubera ko yabaye umwizerwa akorera Eliya. Imana idufashe cyane, kandi Imana idushoboze cyane. Danieli yabaye umwizerwa ku mwami wa Babiloni, bituma Imana imuzamura cyane, kuko yakoze umurimo wiwe ari umwizerwa. Imana imukoresha imirimo y'ubutware, bituma batanga itegeko, bituma bavuga yuko nta yindi mana ikwiriye gusengwa atari Imana ya Danieli. Kubera ko yabaye umwizerwa, kubera ko yari umuntu ukomeye cyane, akaba umwizerwa, agakorera abami batandukanye bagenda bakurikirana, akabakorera ari umwizerwa, bituma bamugirira icyizere, bamugira ukomeye cyane ukurikira umwami. Imana idufashe cyane. Dawidi yabanje kuba umwizerwa mu rugo rwa se Yese. Yaragiye intama ya se Yese igiye kirekire cyane, akemera akagenda akagwana n'idubu, akarwana n'intare, kugira ngo acungure intama zigiye kuribwa n'ibyo bikoko. Akarwana akitanga cyane, akaba umwizerwa mu nzu ya se, bigatuma Imana igenda ikamugirira neza, bigatuma Imana imushinga kuba umwami w'Abisirayeli. Yongeye aba umugaragu mu nzu ya Sawuli amufitiye ari Sawuli amuhiga amanywa n'ijoro, ariko yaramukoreye ari umwizerwa, akajya amucurangira mu gihe yafashwe n'abadayimoni. Yabaye umwizerwa, bituma Imana imugirira icyizere. Akenshi Imana ishaka kugukoresha imirimo ikomeye cyane, ibanza kugucisha ahantu, ibanza kugerageza, ikaguha imirimo iciriritse. N'ubu umwizerwa ukakora imirimo iciriritse, ubikoze n'umutima ukunze, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo umurimo wose ukoranye urukundo niyo uzagororerwa, iyo udakoranye urukundo ntabwo uzagororerwa. Ijambo ry'Imana rirongera rirambwira ngo icyo dukora cyose tujye tubikora nk'aho dukoreye umwami wacu Yesu. Imana idufashe cyane, twongere dukore. Dawidi yabaye umwami w'Abisirayeli, ariko yarabanje kuba umugaragu mu nzu ya se. Yarabanje batamuha agaciro, bamumwohereza iyo ngiyo mu ishyamba kuragira, batanamubara mu bana, ariko Imana izi ko afite umutima
umeze nk'uko Imana ishaka. Yabaye umugaragu mu nzu ya Sawuli, aramuhiga amufitiye ishyari, ariko akomeza kuba umwizerwa. Yagize n'inshuro zitari inshuro ebyiri zose yagize amahirwe yo kwica Sawuli yamuhiga, ariko aravuga ngo ntibishoboka, sinshobora gukora ku wasizwe amavuta, sinshobora gukora ku wasizwe amavuta. aba umwizerwa mu nzu ya Sawuli. Imana ishimwe cyane, bituma Imana imugirira icyizere mu kuyobora Abisirayeli. Imana idufashe cyane. Hari abandi bantu babaye abizerwa mu nzu y'Imana. Hari abantu babaye abizerwa mu nzu y'Imana, bituma Imana ibagirira icyizere. Imana ishimwe cyane. Rusi yabaye umwizerwa kuri Naomi. Opa aravuga ngo ngewe ndigendeye, ibi bintu ndabona ntabwo bivamo, nta mibare irimo, nta bizinesi irimo, ndigendeye mbivuyemo. Ariko umuntu witwa Rusi yemeye kuba umugaragu wa Naomi, aravuga ngo ngewe nzakunambaho. Icyama uyu munsi ukanamba ku Mana, aramubwira ngo ngewe nzakunambaho. Imana yawe izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa, aho uzaba niho nzaba. Ni ukuvuga ngo aho uzapfa niho nzapfa, aho bazaguhamba nanjye niho bazampamba. Amunambaho, aramukorera, amubera umukazana w'umugisha, Ese wowe uwanga gukorera amabukwe, ukanga kumwubaha, ukanga kumukorera, ese wowe uzasarura iki? Nawe ufite abana b'abahungu, ninde uzagukorera, ninde uzakubaha, ninde uzaguhahira, ninde uzakwambika, ninde? Niba utabiba imbuto uzasarura iki? Imana ishimwe cyane. Rusi yemeye kuba umugaragu. Haleluya. Abanyarwanda ndabakunda cyane, bavuga ibintu babitekereje kandi babirebye kandi babyitegereje igihe kirekire. Baravuga ngo ushaka abagaragu arabibyarira, nushaka umugaragu uramwibyarira. Tuba turi abagaragu b'ababyeyi bacu, kandi kubimenya nibyo bifite agaciro. Kubimenya nibyo bifite agaciro. Umuririmbyi yaravuze ngo kubimenya icyama ukabimenya yuko uri umugaragu w'umubyeyi wawe. Nawe ufite abana, hari igihe uzagera nawe ukagera mu myaka y'izabukuru, Imana abo bana bawe bakagukorera. Ariko biterwa niba warabibye iyo mbuto, yo gukorera umubyeyi wawe mu gihe yagize intege nkeya, mu gihe yageze mu gihe cyo kurerwa nawe, akarerwa akabungabungwa. Iyo umukorera neza, ni imbuto uba ubyibye, nawe bazagukorera neza. Imana idufashe cyane. Umukobwa mwiza witwa Rusi yemeye kuba umugaragu wa Naomi, aramukorera. Yajyaga azinduka cyane kare cyane, akajya kumuhahira, akajya gutoragura ibyo bari burye, akaza akabiteka, akakora amasuku, akitanga, akaba umukozi. Akumvira inama za Naomi. Imana iduhe umutima w'ubugaragu wo kumvira ababyeyi bacu inama nziza batubwira. Bamugiriye inama, bituma aboneka mu banyogokuru ba Yesu. Kubera iki? Kubera ko yatunze umutima w'ubugaragu. Ari mu rutonde rw'abanyogokuru ba Yesu. Yabaye umuntu ukomeye cyane. Kubera iki? Yatunze umutima w'ubugaragu. Timoteyo yakoreye Pawulo. Reka tujye mu isezerano risha. Timoteyo yakoreye Pawulo, amukorera ari umwizerwa, bituma Pawulo nawe amusigira umugisha. Imana idufashe cyane. Ari abakozi b'Imana bakomakomeye cyane, bakoze mu gihe cyacu, mu gihe cyabo barakora, baba bagaragu, baba n'ababoyi mu nzu y'ababyeyi babo. Benson Idahosa yabaye umuboyi igihe kirekire cyane, aba umuboyi mu nzu
y'umubyeyi wabo, y'umuntu wavukanaga n'umubyeyi wiwe, aba umuboyi, akora akazi mu buryo bwo ari umwizerwa muri aka kazi k'ububoyi, bituma mu gihe kigeze yazanye ububyutse muri Afurika yose. Imana yaramukoresheje mu buryo butangaje kubera iki yabaye umwizerwa mu buboyi bwiwe. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze cyane. Imana iduhe umutima wo kuba abagaragu. Reka dusenge tudatinze. Ejo tuzareba ibintu bitanu, ejo tuzaganira ku bintu bitanu, cyangwa se ubutaha tuzaganira ku bintu bitanu byadufasha kuba abagaragu beza muri Kristo Yesu. Mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo nsengeye abantu bawe. Yesu, uduhe umutima w'ubugaragu, uduhe Mwami gutunga umutima w'ubugaragu mu izina rya Yesu. Amina.